Mana data twese uri mu ijuru, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, Imana yera kandi ikiranuka, Imana idukunda kandi itubereye maso. Ndagushimiye ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye urukundo dukunda, ngushimiye kuri inshuti nziza, ngushimiye kuri umubyeyi mwiza, ngushimiye kuri ibyiringiro byacu, ngushimiye kuri amahoro yacu, ngushimiye kuri umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba. Mwami icyubahiro n'icyawe mukunzi mwiza, ngushimiye kugira neza kwawe, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka. Ngushimiye uburinzi bwawe nyakubahwa Imana, ngushimiye kuba waduhagazeho mu izina rya Yesu, ukaba warinze ingeri zose, ukarinda abagabo n'abagore, ukarinda abakobwa n'abasore, ukarinda abana batoya, ukarinda ingabo z'igihugu, ukarinda abashinzwe umutekano, ukaturindira igihugu, ukarinda itorero ryacu. Imwami icyubahiro n'icyawe mukunzi mwiza, wakoze igikorwa cy'indashyikirwa, watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Kubw'iyi si ntabwo ari uko byakagombye kuba bimeze, kubw'iyi si y'umuruho ntabwo ari uko byakabaye, ariko Uwiteka Nyir'ingabo Imana turagushimiye kuba watwimanye ukaduhagararaho Kristo, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe. Uba warinze abagenda n'amaguru, ukarinda abagenda mu binyabiziga byakozwe n'abana b'abantu. Uwiteka Nyir'ingabo Imana ukababambaho amahema ukabimana, abagiye mu kazi ukaba mu ruhande rwabo, abiriwe mu rugo ukabarinda Kristo, abana bagiye ku mashuri ukabana nabo. Mwami turabigushimiye kuri Imana igiturinda ikanaturindira, turagushimiye kuri Imana igiturengera, turagushimiye kuri Imana igiturwana intambara tuzi nizo tutazi, turagushimiye kuri Imana igitubera amaso. Haleluya, Imana ishimwe kandi himbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero uyu ni wa mwanya mwiza nyakubahwa Imana, tujya twumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Nyemerera mukunzi mwiza, sengeye imitima igiye kumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka Nyir'ingabo Imana imbaraga z'umwuka wera zururukire muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyir'ingabo Imana ubahe kumva no kumvira mu izina rya Yesu, kuko twamaze kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ari inkomezi muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana rijya rirema, ijambo ry'Imana rijya ryomora inguma, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana rijya ritanga umunezero, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana niryo ryatuzuye, ijambo ry'Imana niryo ryaturemye. Haleluya, Imana ishimwe ko turiho kubw'ijambo, ko tugenda kubw'ijambo, ko bayobora kubw'ijambo, abategeka bagategekesha ijambo. Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, reka njye ugiye kurivuga ntaba ari njye, mvuge mvugishijwe nawe, nyibumbura akanwa kanjye. Mwami Yesu ndangurure wivugire, kuko njye umwana w'umuntu inyama n'amaraso ntago nzi iby'iri teraniro rikeneye, ariko Uwiteka kuko uri Imana izi nyakubahwa Imana ibyo bakeneye Kristo. Niyo mpamvu Uwiteka Nyir'ingabo Imana nguhamagaye ngo urukuzubane natwe, kandi iri jambo nyakubahwa Imana reka umwuka wera w'Imana riherekeze mu izina rya Yesu, asobanure cyane uko utogiye ko narisobanura. Urakoze rero mukunzi mwiza, reka bahabwe umugisha nawe, abadukurikiye bari hafi na kure mu izina rya Yesu Kristo, reka bahabwe umugisha n'Imana. Urakoze Mwami, ndagushimiye kuri Imana ibyumvise kandi ko wabikoze, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, Imana ibaha umugisha. Rero mwiyumvemo ikaze abantu muri hafi na kure, abantu mujya mutubwira umunsi ku munsi ko muba mudukurikiye kandi mukatubwira ko mudukunda, natwe turabakunda. Mwiyumvemo ikaze rero mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, nibisanzwe ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Hanyuma rero mumenyereye yuko mba ndi kumwe na mwene data, ntabwo yabashije kuboneka kubw'impamvu zitandukanye, ariko ari aho. Mwakire neza intashyo yabampaye ngo mbahe. Haleluya. Rero reka twumve ijambo ry'Imana, hanyuma turisobanure gatoya, umwuka wera arushaho kudusobanurira mu izina rya Yesu Kristo. Kadusome mu izina rya Yesu. Kadusome muri Yeremiya 29. Dusome Yeremiya 29 ku murongo wa 11.
reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haratubwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona. Haleluya. Ariko mana we, iyi Mana yacu iratangaje. Reka dusubiremo mu izina rya Yesu Kristo. Mujye mwumva ijambo ry'Imana, mwumve. Haleluya. Muri iyi minsi ntabwo umuntu yasobanura nk'uko bikwiriye, cyane ko ngenda umwana muto, sindi intyoza mu kuvuga ijambo ry'Imana, ariko mujye mukurikira ijambo ry'Imana, umwuka wera w'Imana bazajya basobanura kuko ngewe nabasobanurira. Reka dusubiremo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni muri Yeremiya 29 umurongo wa 11. Haleluya. Ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, ngo kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo hanyuma niko Uwiteka avuga, ngo kandi muzanyambaza, kandi ngo muzanyambaza, muzandeba, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ngwerega. Haleluya. Ngwerega ibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, ngo kugira ngo mbarememo umutima. Ariko Mana, Imana ishimwe. Ibyo Imana yibwira kutugirira si bibi. Ibyo Imana yibwira kukugirira, yewe muntu duteze amatwi ku Cyizere TV, ntabwo ari ibibi, ni byiza. Imana ishimwe. Yewe mugabo, ibyo Imana yibwira kukugirira, haleluya, ntabwo ari ibibi, ni byiza. Yewe mubyeyi, ibyo Imana yibwira kukugirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ni byiza. Imana ishimwe. Yewe mukobwa, yewe musore, ibyo Imana yacu yibwira kutugirira ngo ntabwo ari ibibi, haleluya, ngo ahubwo ngo ni byiza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ni amahoro si ibibi, ni amahoro, nuko ni amahoro, ni byiza, ntabwo ari ibibi, ni amahoro. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo ni amahoro, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona, kugira ngo akureme umutima w'ibyo uzabona. Yewe mugabo, ngo kugira ngo Imana ikureme umutima w'ibyo uzabona. Yewe mubyeyi, yewe mukobwa, yewe musore, yewe nshuti muvandimwe mudukurikiye ku Cyizere TV, ngo ni ukugira ngo Imana ikureme umutima w'ibyo uzabona. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko Imana ngo ibyo haleluya, ngo ibyo izakugirira ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Imana ishimwe. Ni byiza. Yewe muntu dukurikiye kuri aya masaha ku Cyizere TV, ijambo ry'Imana rirakubwira uyu munsi. Ijambo ry'Imana niryo ribikubwiye, ntabwo ari njye mbikubwiye, ni ijambo ry'Imana rikubwiye. Ngo ibyo Imana yibwira kukugira ngo ni byiza, ngo ntabwo ari ibibi, ngo kugira ngo ikurememo umutima w'ibyo uzabona mu gihe kiri imbere, mu gihe kizaza. Haleluya. W'ibyo uzabona, w'ibyo wabona no mu kanya ubu, w'ibyo uzabona mu gihe kizaza, mu gihe kizaza, w'ibyo uzabona. Haleluya. Imana ishimwe. Ikindi kintu irindi jambo undi murongo wanejeje cyane, ngo muzanyambaza. Haleluya. Ngo nanjye ngo nzabumvira. Haleluya. Yewe mugabo ambaza Uwiteka, yewe mubyeyi ambaza Imana, yewe mukobwa, yewe musore ambaza Imana, tabaza. Ngo nimuntabaza ndabatabaza, ndabatabara, ngo mbereke ibiruhije mutanga. Ariko Imana ishimwe, niko ijambo ry'Imana rivuga.
niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Haleluya, haleluya. Mu bintu bikugoye, mu bintu bigukomereye, mu bintu bikuremereye, mu kwa kundi ubona wabuze inzira, tabaza Uwiteka, umusenge, umwambaze, nawe arakumvira. Haleluya. Iyi Mana yacu ni Imana yumva gusenga, ni Imana yumva abayishaka ku manywa na nijoro, ni Imana yumva abayambaza. Kandi icyo nkundira iyi Imana, ntabwo igira abanura ku butoni. Uko wayisenga kose, uko waba umeze kose, aho waba uri hose, haleluya, Imana irumva kandi yamara kumva igasubiza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo ni Imana ikinga ntihagire ukingura, ngo yakingura ntihagire ukinga. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ijya Imana ijya yumva gusenga. Imana ishimwe ko itagira abanura ku butoni. Imana ihimbazwe, nawe ujya usenga kina. Imana ishimwe, nta sengesho ry'umunyagara rijya ribaho. Imana irumva kandi imaze kumva irasubiza. Imana ishimwe. Yewe mubyeyi senga, Imana irakumvira. Yewe mugabo senga, Imana irakumvira. Yewe mukobwa, yewe musore senga, Imana irakumvira. Ni Imana yumva amasengesho, ni Imana yumva gutaka ko bayitakira, ni Imana yumva. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndakwifuriza kugira ngo wegere Imana uyisenge, kuko ngo ibyo yibwiye kutugirira ngo ni byiza, ntabwo ari ibibi, ngo kugira ngo ikureme mu mutima w'ibyo uzabona. Imana ishimwe, haleluya. Ijambo niyo ryambwiye neza ngo kera ngo abiringiraga Uwiteka ngo bari mu mahoro, ngo kandi ngo tuyifite ngo nitwifuza undi murengezi. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ndakwifuriza kugira ngo wiringire Uwiteka, ndakwifuriza kugira ngo wambaze Uwiteka kandi nawe arakumvira. Mu izina rya Yesu Kristo, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mba numva nezerewe, mba numva binejeje. Iri jambo rero niryo numvaga nabagezaho kuri aya masaha. Abantu mudukurikiye mwese ku Cyizere TV, mwebwe mwese iri jambo ribanezeze kandi ribafashe, ribabere inkomezi muri uru rugendo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye, niko ritubwiye ngo reka, haleluya, ngo reka ibyo nibwira kubagirira, haleluya, ngo ni amahoro, ni amahoro. Rero wizere ko iby'Imana ivuganye nawe, iby'Imana yavuganye nawe ni byiza, ntabwo ari bibi. Ugire kwizera, kandi kwizera wongereho gukiranuka. Mbere na mbere gukiranuka, twirinda gukora icyaha n'igisa nacyo, ubundi dukiranuka ku gato no ku kanini, ahagaragara n'ahatagaragara, ubundi twongereho kwizera. Ibindi Imana izabana natwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kadusenge kubw'iryo jambo tumaze kumva. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri inshuti nziza. Uteka neza Yesu, utegura neza, haleluya. Imana ishimwe. Ndagushimiye kubw'iri jambo risore mu matwi yacu, kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye ko ibyo uzatugirira ari ibyiza, ibyo uzatugirira ni amahoro, ngo kugira ngo tureme mu mutima w'ibyo tuzabona mu gihe kizaza. Imana ishimwe. Mu gihe cya nonaha ndetse no mu gihe kizaza. Imana ishimwe. Ndagushimiye ko ujya umenya ibidukwiriye mu gihe gikwiriye. Ndagushimiye ko ujya uturemera umunezero. Ndagushimiye ko ujya ubana natwe. Ndagushimiye ko ujya ugendana natwe. Ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana, izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko ujya utugira inama, mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko ujya uturengera. Ndagushimiye ko ujya uhumuriza imitima ikakaye. Imana ishimwe, ikakaye.
iri mu bwigunge. Mwami ndagushimiye kuri Imana ijya wo muri nguma, ndagushimiye kubwira ijambo rero njye umujakazi wawe ntabwo arisobanura nk'uko bikwiriye, ariko umwuka wera w'Imana arisobanura nk'uko bikwiriye, kuko niwe ujya udusobanurira neza bikagenda neza. Ndagushimiye rero abantu bose baduteze amatwi ku Cyizere TV, Mwami Yesu reka ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ubahe umugisha utagabanyije, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ubaremere ibyiringiro, ubaremere ibyishimo, ubaremere umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Abagushaka bakubone mu izina rya Yesu, ababuze amahoro bakubone mu izina rya Yesu Kristo, ababuze uko bageze ubacira inzira, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike mu izina rya Yesu, abafite amadeni ubishyurire, abashomeri ubahe akazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, kuko twamaze kumenya neza yuko haleluya ngo ibyo uzatugirira ari ibyiza. Amahana ishimwe ngo ibyo uzatugirira ari amahoro masa, ngo kugira ngo turememo umutima w'ibyo tuzabona. Ndagushimiye kuri Imana ibyo uvuze kandi ukabikoze, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.